dukeneye kubana n'Imana muri iyi minsi igahindura amateka iwawe, amagambo agahinduka, ikazana umucyo wawe, abazimu bagasha, ukagenda nk'Abayisirayeli inkingi y'igicu y'umuriro, ubwami bw'Imana bukakwegera, maze ukubakira Imana mu mutima, ugakora n'ibyo yategetse, tugakorana nayo. Ijambo Mwuka yashyize ku mutima, munyubakire ubuturo bwera, umutarimba wacu kuzama Wacitse, mugurira umufundi, ubwo ndamugurisha aje kunyishura, ndabona wangujije yigumanire. Nacitse amaguru mu myaka itari mike, uwo mutarimba niwe wamanutse, baca hagatwe bagashyira mu birenge. Ari aho umukristo none wanabigira ngo nabibabwira hari njyanye amaseromo, amasonde, bamama bera, abadamu b'abapasiteri bandi Gisenyi Rubavu bari bahamwe saa 9 barahanura n'Uwiteka. Ariko yewe, ariko abakorera Imana neza muvuge ngo amina. Ko muri hano ntimuhari ndabibahata, ntacyo twenda gukora ikwambira ijambo rya Mose. Efedi Price akata gatwe agatera mu kuguru kw'iburyo, azana kandi ananura kw'ibumoso, ahamya umuntu uzajya avuga ijambo afite agakiza no gukiranuka, ukuvuga Imana utayifite ikabasima kwinjiramo, ahamya ngo aravuka ndahaguruka, ndasimbuka ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ndahagarara, aramya ngo amaguru yawe azaba ameze nk'imisumari ikomeye cyane n'amazahabu, ntabwo uzacunga ukundi. Hari umukristo wari tubajyanye hafi yanjye, kigeze koko yakijije ankuramo bya bintu, aravuga ati muri radiyo tugezemo asanga sinigeze mvunika na rimwe, ntabwo kanenge mpagaze neza kuko Imana ishobora. Oya, abandi nibakora ntukore uziceceke, ntihakagire n'ugusakuriza. Abandi nibavuga ntuvuge uzaceceke, ntuzamukoraho, uzavuga uti mu ijuru hari Imana yandika ibibyiza. Ndagira ngo dusohoze ijambo ry'Imana n'uyu murongo umwe wonyine, munyubakire. Njyaga mu macaci jewe ndabizi mu macaci haba induru, bakavuza induru cyane ngo buzuye umwuka. Tujye twicara igihe kimwe dusome ijambo, nitumara kurisoma turitsikameho, twubakire Imana mu mitima, ntituyubakire, twubakire inzu yayo, ntituyubakire. Aho niho nakiriye iyo ndi kugenda. Uyu ni wa mugore wacitse amaguru avuye Tanzania, kagacikira mu nzira za Rusumo, ndabona ntakikiye ku Rusumo ndari Tanzania, arabona ni wowe usibuka kuri Niba, arabona ati Imana mureke Imana yamamare, Yesu yamamare yamamare, mureke Imana igirite, arabona ati Imana yakora intego nikora muzi, arabona murinze Imana imbere musengera nyabyeyi ndahagara, kandi ati oya ikijwi cyo ni wowe, ariko igihagararo ntari wowe. Umugore wacitse amaguru n'amaboko ntabwo gaje wamamera guca, natambuka aravuga ati Imana ndayeme, mumbwire umushumba wanabatize naje n'umurokore kora Imana nta gihombo kirimo. Nawe umurimo shaka kwambika imbaraga, ikurinda abanzi ntibagushobore, ikirukana bose bakakunanirwa. Ejo n'umuntu yameze kuri moto amuha kure mu birometero birenze 20, ambwira ikintu gikomeye cyane. Yarambwira ati twubatse urusengero inyuma yanjye, urusengero turwubatse ndagenda gurisha inka yanjye, ngeze mu rugo umugore aranyirukana ngo nayigurishije, nawe kandi Gisenyi nibera mu gisa, maze ibyumba 2 umugabo w'umukristo arambwira ngo icyakuzanye ndakizi, ampereza inka cyangwa uko nageze aho biranyobera, ati ndayigurisha bampa 250. Ngeze muri inka umugore wanjye ayibonye aba Uwiteka ababarire kuko namubabaje, abwira ijambo rikomeye cyane, mbese wipfobya yakubite nta kibazo. Umwana w'intama umva batatayuri bakwitorera n'ukuri, uri Imana izikora Tausi, izikora Mariya, izikora Marita, izikora Sifa, izikora Nyira izo amazina yacu we yamenyera Mose mwene wa wundi Irakuzi
Isirayeli dukeneye gushimwa n'Imana. Muri aya masaha y'umugoroba Imana iravuga iti Mose we, ariko atari ikintu cyari gihari. Umuhanuzi witwa Amosi yagabana ati si iravuze we, ikavuga ikiyagira ngo ni Imana n'abayamukira, nzabana namwe, nzagendana nawe, nzakorana nawe, kuko mwakoze ibyo basabye mu kubaka ubuturo bwera. Imana nihabwe icyubahiro. Umuyobozi cyane yabwiye ibintu bikomeye cyane. Yambwiye ati nyuma yaho umubyeyi imaze kumenya imodoka agendaho indenda ikintu gikomeye, inzu y'Inyarutarama, inzu y'Inyarutarama. Twari turi mu materaniro, umuntu ahamagara umukecuru wanjye hamwe ati umwuka ntegetse kuguha inzu. Umukecuru wanjye niwe wenyine n'umwana we w'ikinege atagenda aduha inzu y'Inyarutarama. Ahandi yabaye mutura Imana yabinteretse. Iyo dukoreye Imana nicyo cyatse kuvuga, ntabwo idutereranye, nta n'ubwo idusezerera amara. Abana kubw'umurimo wakoze Uwiteka aragutabara. Amaguru yaracitse barabizi, birangira nijoro umugabo agashubijeho, ariko agatije yazanye narakabonye, nakoreye naratanze mu butete, turi kubaka urusengero. Iwe agatera mu maguru aranyura ngo kubyine, ndahabuka ndabyina ni mu mwuka. Niteye kabiri hariya mu bara baririmbyi hari umuririmbyi twari kumwe. Niteye kabiri ndi mu gitanda, nsimbutse rimwe mbona umuco, nsimbutse kabiri mbona imbaraga, nsimbutse gatatu ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cyo kuva hariya ku bice ku murongo wa 25 ndagira ngo twisomere umurongo umwe w'8. Ibice 25 no mu gitabo cyo kuva umurongo umwe wa 8 niwo turasoma bonyine tuganira iminota indi ku mutima. Icyo nifuza nuko abaririmbyi baririmba kandi turimo turafashwa. Uwiteka naduhana umugisha. Haranditse ngo kandi twajanye, nshaka ko muvuga nawe ikiragi nacyo cyavuze mwabibona, kandi n'ibirema birasimbuka murabireba, kandi yavuze ko yatangiranye nawe ko izarangizanya natwe. Ni umurongo umwe gusa, muje muri Bibiliya tujyane. Kandi bandemera ubuturo bugeze gute nure hagati sitefesiyasi. Nshaka ko mubisubiramo. Haranditse ngo kandi bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo. Eshaka kuvuga ku makuru y'Abayisirayeli, kuko nitegereje nsanga turiho turi. Imana yavuze ngo na Niyahindi yavuganye na Mose. Abayisirayeli babanye na Mose akaba bafite n'umuhanuzi wabo. Reke abafite umwuka wese muvuge ngo amina. Abayisirayeli babanye na wa mugabo witwa Mose, kandi Mose ni wa mugabo wavuganye n'Imana. Yamuhamagaye akazi kuvuga neza, ariko arabishobora. Kuko Imana yimanutse amateka arahinduka. Abayibonye mwese tamamina. Ugingo zahabu yavuze ko atangiranye natwe azasozanya natwe. Mose ni wa mugabo wavuganye n'Imana. Umurongo wanjye ntimutakaze turawusorezaho nuwonyine dusoma. Mose ntabwo yari kuvuga neza, yavugaga imitego ngo amaze kuvugana n'Imana ku gihuru cyaka kidashya. Mwese munamuke murebe hano, n'abarimo abazimu murebe hano, n'abarimo amadayimoni murebe hano. Twavuganye n'Imana nta bazimu basigaraho. Niba gikurwanya reba hano, nibiguca intege itegereze hano gusa. Duhanga amaso Imana nyir'ingabo ihindura amateka muri wowe. Imana irahari ntayihari, niyo se umwami wacu Yesu. Uyu mugabo turimo tuvuga ngo yamamare, ariko abantu bacuritse impanga bite byanyu, abazimu bashe. Dushaka Imana yacu. Sayuni haleluya, aringereza haleluya, toro ryose haleluya, zitefaye.
kuvuga ni mugiye guca amazanye ko kugana nawe rwose ayiwa ni yubaha n'ukuri kamaze makuru ya Mose aho yavugaga hano kuri wa musaza ndaza kuvugaho ntiyazi kuvuga ijambo ry'Imana ritwereka ko yavugaga dedemanga ntiyazi kuvuga Imana irembo ariko munyumve irembo utazi kuvuga avuga mu midugudu n'imicyoza abantu bazi kuvuga cyane ababibona ari ku gihuru aragiye intama zase ngo yumve ibintu bihindutse reba turabagare imbere haka umuriro ariko wumva Imana nimuvuge ngo yego n'icyiza cy'abanyarwanda yego yego ndashaka uyu munsi uri mugoroba imbere yawe haka umuriro imbere yawe haka umuriro abazimu bashe imbere yawe Imana ikomora ibibazo ndabyumva ariko ubutabazi buri hano bwangari Yesu nashimwe Yesu nashimwe vuga cyane n'abanzi bayumve kuri hano sema amena vuga cyane ibikorwa remene ko bateranye vuga cyane abayobozi babyumve vuga cyane n'ineza bimenye gitewe kubura ukuntu muvuga neza ndikumva kanahari umfashe neza cyane yumva ijwi ry'Imana abumva Imana mube hafi ngo rebe ijwi rimubwiye usiyazi aho igihuru kiramumama ngo cyaka kandi gikongoke atambikishwa no kureba ibyo bintu ijambo rirambwiye ngo agitambika yumva ijwi ibiganza hejuru ku Mana yanjye ko ndibonera muyimbere n'amashyi menshi cyane zikavaho agira ngo Imana amashyi menshi cyane yumva ijwi yes Mose we Imana yarinzi n'izina rya Mose subiza mu nanjye hanze vuga cyane n'ibikuza ariko ongera bwira mugenzi wawe uti iranze uvuge uteze impese yazo uvuge uteye gutinya kuvuga ntibuzi kwikuze abo yakuye ahandi abo yakuye kwa kundi abo yahishe kwa kundi tore mbese abo yahagazeho ababonye Imana hejuru ababonye igicu cy'Imana ababonye ku mutwe w'ijuru ababonye ubutabazi ababonye ko ahantu muri mbuga hari Imana yera vuga birahari haleluya Mana we Yesu tinya Imana ariko tinya Imana n'ukuri izi zina ryawe Irakuzi kuruta uko abandi bakuzi uko bakwita zigikwita ifite ukuntu iziranye nawe ahubwo bakwitondere abo kuvuga uko utari vuga ngo yitondere muri murazi ukeneye guteranira Imana tukayibonera abantu tuyibone bakwita abakugwanya n'abakwandagaza n'abakuroga n'abagusebya ipfa kuba yaravuganye nawe bakwitondere ko uko iyo mvuga ntizivuguruza kandi ikindi gukomeyeho iraje kugirira Yesu umwana w'intama umva batatayuri bakwitondere n'ukuri buri Imana izikora Tausi izikora Mariya izikora Marita izikora Sifa izikora Nyira izo amazina yacu we yamenye na Mose mwene wa wundi Irakuzi kuko igiye kuguhamagara ngo wawe ntabwo yanyuze kwa nyoko wawe yanyuze no kubarozi bahariya hirya unabanyuraho bakomera ntihugire icuba irahari tuyicwa rero kabyaye ujya Imana izi n'amazina we iramumenya imuhamagara mu izina ateye mu isi avugana nabyo aravuga aho yangiriye rero hari Imana y'igihuru
kintu kirihari ntimuri kuhareba irahari ntihari ariko waba kandi muhira amacumi baramuhaye yababa we mbega Imana yacu aho ukibaya abantu bayiboneye uramayego abayibonye namwe mu buryo birahari ukuri kw'Imana irahari ureke twirukana abazimu n'abazimukazi mu izina rya mbere ndumva ijwi ry'Imana aho hantu Mana we yesu aho muri icyo kibaya cyari munsi y'imisozi iki gihuru turayibone ariko Imana yacu we ariko Imana y'abaroko arimo akabyangana ariko yaduhamagaye aho muyimbere icyubahiro ariko nuke aho hantu nahatinda kuko ndi kumva umwuka ndimo unyemeza kuhatinda aho turi kugendera mu binyamaheko aho tumubashe mu izina ryanjye Imana irahari ntihari simana ntabwo irahari kwimana nk'uko bigenda bimanuka kabona inkike z'Imana kabona ukuboko kwayo kabona ubutabazi abazimu n'abanyabwoba bazimubashe ahantu hari Imana ntayihari ya zipesirate dekiriya veso egrebias ni fire zango bene basiga kopaya Imana yacu amashi Imana mwanyumva neza kandi ko ni kubyumva ko hari ibirindiro by'Imana agasine aho hose yabaye amatungo munsi y'umusozi mu gikombe ayiwe n'imegove Imana icana mu muriro abazimu barashya ivugana na bose abatazi kuvuga muceceke abazi kuvuga haleluya ikuyibona kumva bafashijwe ni ukuri kw'Imana turabazika abazimu abandi turabasha kuzimu turarambura amaboko tuyiramye dukora icyo Imana yategetse irahari ntihari breve yes ariko kuza umwuka w'Imana ko hari umuntu ni ibiki byatumye mukamo murera ngo tuvuge Imana yamamare ntiyamamare ariko umuganga Imana yamamare ntiyamamare umwana Imana ntimwayibonye imisozi yaranageze Imana irakomeza ntimwagira icyo muba abazimu babahurura ikabakubita nimwe nayamamaza bakora kuyifasha kasimbuka byenyine ariko nkayivuga irahari ahantu ntayihari precious cyambwira abantu mu Rwanda hari Imana iteye ubwoba ni igihugu cyigenga kandi cyitonderwa kirimo imirindi y'abana n'abashegeshusha kirimo n'ijwi ryayo kigoswe n'amaraso ya Yesu vuga birahari pariyedo sisiyasi finally kuri Mose ariko tumutakaza umurongo n'uwo gusa turavuga muri icyo gihuru cyaka kidasha aho ngaho igikombo kimwe ariko muzi ko dufite abafana batagira Imana ariko abafite Imana haleluya uri kwashushanya ukuntu hari hameze nk'abana ni mu kibaya ahantu imubwira amagambo akomeye cyane abakana ebiparasideso aragayasiyo aragame arayiburanya epadosasi Imana iramubaza iramubaza iti Mose we icyo gihe icyo ufashe mu ntoki ati yewe ni inkoni
niwahagurukanye n'ubwoko bw'Imana afite icyo yibitseho, icyo Imana yamubwiye. Agenda nta bwoko afurabuza ukuntu yahanyuze, ariko agenda nta bwoba. Niyo mpamvu mubona burya nta bwoba dufite. Umva ni ukuri kw'Imana, korali twaje nta bwoba dufite, kandi namwe twarakaza n'utwara. Mureke bikora bikora siriko tubona Imana y'Irwanda irabishoboye ntibishoboye, ariko disireka mbabwire agendanye nayo n'ubwoko kwa Farawo. Murabizi ibikeri, inda n'ibindi ibyabaye murabizi. Arakomeje kamera kicyantangaje, bageze ku nyanja gusa itukura, bageze mu kibazo gikomeye, bageze aho bitera ubwoba. Tugaza tuve Cyangugu tunyura hano muri ayo mazi, mu nyanja hahagaze mu benshi. Turimana hafi y'imirundi, inyanja irahinduka irangiza amasaha 7 irimo ibirara gusa. Venebi yageze ku nkombo iturutse hariya hakurya Bugarura, igerayo ariko iturindira mu mazi. Iyo ageze kuri Farawo ngo ni Imana yo mu ijuru, ngo Farawo arakurikira. Bageze ku nyanja Imana iricecekera, bahagaze mu mazi. Farawo amaze kwinjiza abakurikiye, ngo ahagarara inyuma byitegereje. Imana imutera umutima wo kubireba. Akireba abona amazi arahuye birangiye. Uwari kumwe n'Imana ni Mose, wavuganye nayo ikamutinyura. Isakora mu masaha uvugana nayo, abayishaka muvuge amabina kugira ngo tudatinda. Bamaze kwambuka rero Imana ivuga ijambo rikomeye n'irisomye. Mose we munyubakire ubuturo bwera, manukire uri hagati muri mwe. Abakristo murabyumva neza? Ngo iramubwira kandi muzamukora gutya, ngo ijambo rirambwira yapfaho, ngo abahanga bose bazana ibyo kubaka. Twajya mu gice 35 tugasanga handitsemo n'abagore b'abahanga bazana inzira bakaza. Ngo Imana yabwira ngo naho iyi nzu mwubatse niyo nzajya mvuganiramo namwe. Konde peyase, iyi nzu mwubatse mugaragu wanje Mose niyo nzajya mvuganiramo namwe. Nzaje manuka nganire namwe, aha nijye wabitegetse ngo hubakwe. None Mose bwira abera niho nzaje mvuganira namwe. Imutegeka ibyo gukora byose. Arangije ngo iramubwira ngo sawa, ishimira Abayisirayeli. Dukeneye gushimwa n'Imana muri aya masaha y'umugoroba. Imana iravuga iti Mose we, ariko atari ikintu cyari gihari. Umuhanuzi witwa Amosi yagaragaza ati tututisi iravuze we, ikavuga ikiyagira ngo ni Imana y'Abanyamukira. Nzabana namwe, nzagendana namwe, nzakorana namwe, kuko mwakoze ibyo basabye mu kubaka ubuturo bwera. Imana nihabwa icyubahiro. Mose yuzuye umwuka wera, ariko mubera Imana icyubahiro mukabyaramo. Simwayongera n'amashuri menshi cyane n'inanga y'ingoma. Iyi Imana ivuga ntiyivuguruze, iyi Imana ishobora byose yarabitegetse. Turababwire itegeko ry'Imana yarabiti mu nyubaki. Bwira mugenzi uti ye mumbarize nibyo yarabivuze. Imana yaravuze ngo mu nyubaki ndikuvuga n'inama y'abagabo mu Isirayeli, ubuturo bwera manuke nture hagati muri mwe. Iyi manutse guturana n'abayo, iyi hicaye n'izimya ibibazo, n'ikubita abazimu, niyo yerura igicu, n'ikiza indwara, niyo yirukana abadayimoni. Nubwo Yesu yakwamamara ukamwamamaza utubashe, ntacyo byamara. Imana ishaka ko tuyamamaza. Mumbere Imana icyubahiro, bari kubyumva neza. Ijambo riravuye mu nyubaki. Imana ubuturo bwamaze nturi hagati muri mwe. Niyo mpamvu Imana yabanye nabo. Itangariza mvuga ngo ahantu hari Imana yayo yavuze cyagiye dupfukamye hariya ibintu hari bicanagure
Imana ikavuga ngo nzayisakara. Yarabivuze na nini hano, yarabaterana iminsi 3, byari bikomeye cyane. Twabonaga imvura imbere, umushumba wati haje imvura nyinshi irabiritura. Ni ukuntu Imana yatubwiye hamwe, ntabwo yiduke ni Uwiteka n'isakaye. Hano hari Imana ndabizi, Imana muyimbere icyubahiro. Turashaka kuyikorera muri iki gihe. Imana yaduhamagaye, Imana uba kuduhanga amaso. Ubwiza bwayo buraha, imbaraga zayo zirahari. Ishaka kugendana nawe mu murimo, ishaka kukwambika imbaraga, ikurinda abandi ntibagushobore, ikirukana abazi bakakunanirwa. Ejo bundi umuntu yahagaze kuri moto ankura kure mu birometero birenze 20, ambwira ikintu gikomeye cyane. Yarambwira ati twubatse urusengero inyuma yanjye. Urusengero turwubatse, ndagenda gurisha inka yanjye. Ngeze mu rugo umugore aranyirukana ngo nayigurishije, nawe kandi igisere nibera mu gisa. Maze ibyumweru 2 umugabo w'umukristo arambwira ngo icyakuzanye ndakizi, ampereza inka. Cyangwa uko nageze aho biranyobera, ati ndayigurisha bampa 250. Ngeze muri inka, umugore wanjye ayibonye aravuga ngo Uwiteka mbabarire kuko namubabaje. Abwira ijambo rikomeye cyane, ati uwo munsi nyuma y'ibyumweru 2 Imana yampaye imodoka. Imana dukorera iyifuze mwakabyara. Mbese wipfobya yakubite nta kibazo. Umugabo yaraneze cyane, yabwiye ibintu bikomeye cyane. Yambwiye ati nyuma yaho mubyeyi imaze kumenya imodoka ngendaho, indenda ikintu gikomeye, imbi inzu Inyarutarama. Imbi inzu Inyarutarama. Twari turi mu materaniro, umuntu ahamagara umukecuru wanjye, hamwe ati umwuka ntegetse kuguha inzu. Umukecuru wanjye niwe wenyine, ni n'umwana umwe w'ikinege, atagenda aduha inzu Inyarutarama. Arambwira ngo mutura Imana yabinteretse. Iyo dukorera Imana nicyo nshatse kuvuga, ntabwo idutereranye, nta n'ubwo idusezerera amaramasa, ntabwo imibyizi yacu ipfa ubusa, kandi ihemba neza. Nanjye yarankoreye, Imana ishimwe. Nibuka n'ikitse Amaguru, ndabyibuka cyane uburyo Imana yo mu ijuru, ndi mu bitaro muri Sashika muri ya 8 njyabye, bano badamu b'abapasiteri bari bansuye. Umwe yuzura umukara n'umugore Michel bitwa Mama Bera, nawe badamu b'abapasiteri bara abana kubw'umurimo wakoze Uwiteka aramutabaye. Amaguru yacitse barabizi, birangira nijoro umugabo agashubijeho, ariko agatije yazanye narakabonye. Nakoreye naratanze mu butete, turi kubaka urusengero. Iwe agatera mu maguru, aranyura ngo kubyine. Ndahabuka ndabyina ni mu mwuka. Niteye kabiri, hariya mu bara baririmbye hari umuririmbyi twari kumwe. Niteye kabiri ndi mu gitanda, nsimbutse rimwe mbona umuco, nsimbutse kabiri mbona imbaraga, nsimbutse gatatu nahanuka neza. Aragaragara kuziguru. Iyi Imana dukorera bakabyara yikomera amashini muri hano. Abanyamadini n'abanyamahanga bahisemo kwamamaza Imana ariko batayifite, ariko twe turayifite kandi ifatika, igira imbaraga. Murebe hano ni umushumba wacu w'igihe, murebe hano murebe ibindi evode prime. Iyi Imana ivuga oya, harimo umuririmbyi twari kumwe, ngira ntabwije nta mushinge, ariko rata naye naravuzaga akaba umutarimba. Bari kubaka mu mutete iwabo mushumba wayo, bari kubaka urusengero rwabo. Abantu bari urusengero bari kurwubaka, umutarimba waje kuzama Wacitse mugurira umufundi, ubwo ndamugurisha aje kunishura, ndabona ntabwo wangujije yigumanire. Nacitse Amaguru mu myaka itari mike, uwo mutarimba niwe wamanutse, baca hagatwe bagashyira mu birenge babihuza neza. Najyanye n'umukristo w'ikarumere, yarakoze impanuka muri Virunga, yarasadutse urubavu, ariko muri hano abari hano haleluya, n'abari mupfa kuzamura nta kibazo, ariko abeza tubanze haleluya.
ijambo dusomye ni gushyigikira munyubakire ubuturo bwera nturi hagati muri mwe. Turi mu bitaro nta mudamu Karumeli utuye mu Gisa, umugabo w'umushoferi hari ahantu umukristo nawe nibona bigira ngo nabibabwira hari njyanye amaseromo amasonde bamama bera abadamu b'abapasiteri bahana Gisenyi Rubavu bari bahavuye saa 9 barahanuramo n'Uwiteka. Ariko yewe ariko abakorera Imana neza muvuge ngo amina. Ko muri hano ntimuhari ndabibahata ntacyo twenda gukora ni kwambira ijambo rya Mose efedi purayizi uko nagenda nikavuga ko izasakara niko Imana irashyiramo ibikoresho bitazabikomotse. Imana yacu mu butunzi ni mu bitaro njyamo umuntu aramanuka aramubwira ngo utagiye kubwiriza vuga ko nta muntu ufite nyashiriraho ugende akamira munini kandi ntabwo uzaba gukura amabuye akata agatwe agatera mu kuguru kw'iburyo azana kandi ananura kw'ibumoso aramubwira umuntu uzajya avuga afite agakiza no gukiranuka uko uburyo Imana utayifite ikabasima bakwigiramo aramubwira ngo aramuka ndahaguruka ndasimbuka ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ndahagarara aramubwira ngo amaguru yawe azaba ameze nk'imisumari ikomeye cyane n'amazahabu ntabwo uzacunga ukundi. hariya umukristo wari uhari tumajyanye hafi yanjye ndani yanjye ndatambuka abandi ujya kunyamamaza ntikiriza ngiye kukwamamaza urajya unyamamaza ndakwamamaza hareruya arongera bambara gutambuka kweki ngeze imbere gato ndakanguka sanga dogiteri duhora arahagaze arambwira ngo mama wavuze ngo iki inashinge Yesu ari he yageze hano yamukije koko yakijije amuhuramo bya bintu arambwira ati muri radiyo tugezemo asanga sinigeze mvunika na rimwe ntambuka nenge mpagaze neza kuko Imana ishobora ariko nakatarimba n'ubutarima naguze kubera ko ijambo ryari ryambwiye ngo twubake. Oya abandi nibakora ntukore uziceceke ntakagire n'ugusapuriza abandi nibavuga ntuvuge uzaceceke ntuzamukoraho uzavuga uti mu ijuru hari Imana yandika ibibyiza. Ndagira ngo dusohoze ijambo ry'Imana n'uyu murongo umwe wonyine munyubakire. Njyaga mu macaci jewe ndabizi mu macaci haba induru bakavuza induru cyane ngo buzuye umwuka tujye twicara igihe kimwe dusome ijambo nitumara kurisoma turitsikameho twubakire Imana mu mitima ntituyubakire twubakire inzu yayo ntituyubakire abumva Imana yayo muvuge ngo amen. Doveti aho niho nakiriye iyo ndi kugenda tubereye abambaye muri turi Nyarugenge na korali ziyoni yo mwijeri uwo mudogiteri yari yaje mu materaniro ahita abaza umushumba wari umaze kwigisha iteraniro w'umushumba Korodi niwe wamwigishije mbere abaza umushumba atari uyu ni wa mugore Wacitse Amaguru avuye Tanzania kagacikiriye mu nzira za Rusumo ndabwira ntakikiye ku Rusumo ndari Tanzania arabona ni wowe usibuka kuri Niba aravuga ati Imana mureke Imana yamamare Yesu yamamare mureke Imana igite aravuga ati Imana yakora intera ubwoba niko yamuze arabwira ngo nize magana imbere rusengero Nyarugenge ndahagarara kandi ati oya ikijwi cyo ni wowe ariko igihagararo ntari wowe. Umugore Wacitse Amaguru n'amubonye ntabwo gaje wamamera guca ndatambuka aravuga ati Imana ndayembe mumbwire umushumba wanabatize nanjye n'umurokore kora Imana nta gihombo kirimo yamamare Yesu yamamare umumpera amashoka byara nahi aza mwongera amashyi meza y'abakristo n'ijambo Mwuka yashyize ku mutima munyubakire ubuturo bwera. Bamaze kuva mu bigeragezo bamaze kuromuka bariho bari bazi ko batabona kera bari barwaye abantu babaye bazima abazimu bari baje barabasubiyeyo bamaze kwandika ati ni munyubakire ubuturo bwera nanjye manuke nturi hagati muri mwe ntabwo
mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ndashaka imitima ituje. Simbuka nabyo ni byiza, ariko nshaka imitima ituje. Dukeneye kubana n'Imana muri iyi minsi, igahindura amateka iwawe, amagambo agahinduka, ikazana umucyo wawe, abazimu bagasha, ukagendera Abayisirayeli inkingi y'igicu n'iy'umuriro, ubwami bw'Imana bukakwegera, maze ukubakira Imana mu mutima, ugakora n'ibyo yategetse, tugakorana nayo. Imana iduhe umugisha. Turagira ngo dusige umwanya warindi bacu baturirimbire, ariko mu mutima wanjye ndacabyumva. Haleluya! Iture kuno babo hejuru, iture y'imongoma, iture irubona, iture abashaka ko yatura muri ibiganza tuyahamagara. Ihature. Hey, hagati muri twe gode bradire nibwo abazimu bazaza ikababona. Yesu abona ikibazo kije akabona gutanga igisubizo. Ndagira ngo dusenge Imana. Ibibazo bije gasanye inzu nzima wapi. Ndashaka kukwifuriza kuba mu nzu y'Imana neza, ariko Imana mvuze ntemeranije Amaguru abayumvishe mu gihe cy'atubiri. Abayishaka mbese ashaka kubana nayo, ndabona bazamurembe. Urayishaka? Tugiye gusengera Imana, ariko Imana nje nimukeneye kuyakira. Ko tutakijyanye aka kanya, ushobora kuba uri hano utazi uburinzi bwakubaye hafi. Ni Imana niyo yabana nawe, niyo yagukomeyeho, niyo yakurinze, niyo yirukanye imiyaga, niyo yakubise imishyitsi, niyo yirukanye abazimu n'abazimukazi, niyo ihagaze irambuye amaboko yayo kubera ituye hagati muri twe. Ukeneye kuyakira akumva yarasubiye inyuma ntazamure, uwananiwe mu rugendo azamure, uwacitse intege bari kubwira ngo unyumve. Ni nde muntu ukeneye ko twenda gusenga ngo ukorashireho kandi ngo duhimbaze? Uyikeneye nagire guca mbere yuko dusenga. Uyishaka pe nuko nakwemeye mwana wanje. Murebe imbere mwese ntawe ushinzwe. Zamura cyane ntugire ubwoba. Iyo Mana uko tunabiginze keretse abasubiye inyuma. Evangere shaka abantu bakeneye kwakira izo mbaraga, kuko ikindi kikunyereza kugusengera yatangira abantu kubera umutarimba. Ndashaka abantu basubiye inyuma n'abakeneye kwakira abakobwa banje. Zamura ikiganza dusenge Imana. Zamura aho ushaka kumwakira Yesu. Komeza zamura rata. Abo bazamuye muhaguruke muyizire hano. Muzana twisenganira Imana. Ngwino dusenge Imana kugira ngo bameze abushize imbaraga imbaraga, maze uhure n'Imana y'abakore ikunezeze. Ngwino kuba Yesu kwinjira mu bundi yizire hano. Ngwino tere namwe muzana mwakira Imana yanjye. Yanyanije Amaguru n'umukecuru bikera ikandana ubuzima bikera, kubera ko nubaza ku buturo bw'inzu y'Uwiteka Imana yanjye. Ngwino uri kwihuta nta kibazo, ukomere Imana amashyi ariko mwebwe mwese abicara. Ntuzane ibyo musasara tuyizi. Ndagushimiye ubikeneye wese niyihute hano. Ngwino hano dusengane Imana.